ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi. Mariko igice cyawe cya 9 umurongo wa 23. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. 24. Uwo mwanya se w'umwana aravuga cyane ati, ndizeye, nyiza kutizera. Uyu munsi bwira Imana igukize kutizera. Bibiliya iravuze ngo, Yesu aravuze ngo byose bishobokera uwizeye. Nutizera ntibishoboka. Bibiliya iravuga ngo umuntu utizeye ntibishoboka ko yanezeza Imana. Amen. Reka nkubwire, indwara wari urwaye yo kutizera, wemerewe kwemera intege nke zawe ukabwira Yesu ngo, Yesu we, nyiza kutizera. Kwizera ni ibiganza byinjira mu isi bitagaragara bigakuramo ibigaragara. Haleluya. Bwira Imana ngo, Mana, nyiza kutizera undemere kwizera. Byose bishobokera uwizeye. Reka ibi biganza bitagaragara ariko byinjira mu isi bitaboneka bikazana ibiboneka. Uyu munsi Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Imana ikuremere kwizera. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.